twebwe ntitwirata amafaranga waduhaye kandi ntitwirata abagabo n'abagore beza, oya ntitwirata abana waduhaye, ntitwirata icyubahiro dufite kuko ibyo ngibyo birarangira biza mu gihe gito, ikindi bikaba nk'uburabyo, ahubwo twirata ubugingo bw'iteka Yesu yadusigiye. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data wowe n'ibiki wiratana muri iyi minsi? Abantu basigaye biratana ibisuko bigezweho, amakanzu ahenze, amakoti y'icyubahiro, nyamara ibyo byose ntibishira umunsi umuntu yahambweho. Nyamara nkugira inama wakiratana ubugingo bw'iteka Yesu yadusigiye. Pawulo yageze mu Bagalatiya asanga nabo biratana amavuta agezweho, biratana ibisuko bihenze. Arabaseka arababwira ngo mwabapfapfa mwe mwarasigaye, arababwira ngo njyeweho sinyiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, ngo wateye iby'isi ko bimbera nk'ibibambwe nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Yeremiya ari kumwakira arababwira ati ngo yemwe ba Isirayeli mwe nimumenye yuko uwirata wese yirata yuko yamenye yuko Imana ari inyembabazi kandi ikiranuka. Va ku byirato bishira wakira ibyirato by'ubugingo bw'iteka. Yesu aguhe umugisha. Amen. Itwitaye kubidukurura, twebwe turakomeje. Itwitaye kuri Sanibalati na Tobiya, twebwe turakomeje. Gakondo yacu ni mw'ijuru, gakondo yacu ni mw'ijuru. Iwabo